Dadi, karibu sana. Reka tugihagaze umuntu ave mu cyicaro cye ahobere nibura 7 persone neza, ubagwe mu nda, ubagwe mu gatuza neza, vraiment embrasse-le ndatoranije. Ya haleluya, shakameni shuye muzuba. Haleluya. Iracyari hasi, iracyari 50%. Ndashaka 100%. Haleluya. Ako karazamutse muri 75. Ariko mudugijeho kidogo sava. Haleluya. Glory, 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 glory. Oh. Ya. Guhaguruka ukava Gitega gatondo wa mugari ukabona ushitse neza Bujumbura ni umugisha. Ubuntu bw'Imana, kugenda ugakora igikorane ukigisha abashumba ukabona urahejeje uragarutse, iyo ni grâce. Ubu ntabwo ndaza ari mwe nazindukiye gusa, ariko nabyo biri umpango. Biri umpango kabisa, biri umpango. Sinshaka ko muzajya murya bipaje na sinzi ko navuga na bypass. Tugomba guhaguruka tuje ari mwe tuziye, tukamara iminsi ari mwe twaziye kuko ari ngombwa. So kugeza ubu iyi ni sogongeraje, iyi ni kuwapitia tu hivyo hivyo. Lakini kuna siku utakuja tukamara nimbari yinga wa mugani, tuvuga ubutumwa, dusanga, dusangira, mukonga kabisa, munanyonya mpaka. Bityo amadeni ya passage ntimuyumve twarenganye, twagiye njyo life center, twagiye ahandi, twagiye ariko twaje mwumva, twaje ari mwe tuzi, ariko biri hafi. Turabashimira kuba muri base yacu, muri urugo rwacu, kuko buriya ntawajya hanze kurikinga abandi abawe bataguherekeje. Ntabwo wajya gufata igihugu intara yawe itagushigikiye, ntiwajya no gufata amakungu icyawe igihugu kitakwakiriye. So nta buryo nagira umurimo ukomeye mu Burundi nkabera n'umugisha mwebwe Evangelical Solution Church mutashigikiye. Mujye mubimenya nabyo ko ari icyo mubereyeho, kugira ngo hamwe namwe tubere umugisha iki gihugu. Imana ibamugisha. Sinaje njyenyine, nazanye na equipe. Bari twaje muri Congrès International. Twahejeje last kwa gatatu, hanyuma ariko n'abayobozi, abakozi b'Imana bakomeye, wenda bataza amateka. Dufite abatora arenga 60 hafi mu Rwanda, hafi 11 muri Congo, Goma, Kinshasa, Kiwanja n'ahandi, no mu Burundi namwe. Ubwo muraguka ni mwanzo tu, kuko Yesu yaduhaye ubuntu bwo kwaguka, tuzaguka amakungu yose turafata. Dufite n'abatorero imwe rifite kirite ebyiri Juba, niho navuye mbere kujya gusenga South Sudan. Nagiyeyo bafite kirite y'Icyarabu n'icyongereza, bafite na kirite y'Ikinyarwanda n'icyongereza. So I went there, naho umwe muri mwebwe yagiyeyo atangura umurimo. Urumva South Sudan naho turahari, n'ahandi henshi hazaguka, hazakomera. Rero nazanye n'ababishops babiri batoroshye. Umwe afite amajyepfo, undi amajyaruguru y'uburengerazuba, undi amajyepfo, nanjye mvuga ngo y'uburasirazuba, amajyepfo y'uburengerazuba. Reka dutangire n'amajyepfo y'uburengerazuba, ariwe Bishop Bosco Kabamba ahagurukiye abapepere. Ngo uwo mu mvugo yoroshye, uwo ni Musenyeri
urongora amatorero arenga 10 aho ngaho mu majyepfo. yari Gikongoro kera na Butare na Cyangugu. So amacaci yacu ari aho ngaho, nazavuka azaba ari munsi y'uburongozi bwe. Ndumva ari ubwa mbere yambwiraga mu kanya ati bambwiraga Kanyosha uko nayumvaga niko nyibonye siko imeze, uko ari danger. So yabashimye rero ubwo azagaruka kubahebera umugisha for sure. So azabera umugisha, Imana imuha umugisha. Undi ndumva yaraje hanga 2008 asubwa mbere yaza Kanyosha ni Bishop Simon Murekezi Masasu wa Mugani. Reka nawe abapepere ya ayobora amatorero yaho bitaga kera Gisenyi, Ruhengeri na Kibuye aho bitaga kera. So amacaca cyaraho ngaho barakuze baragutse baragera hafi 20 hafi na aradufasha no mu murimo wa Kongo ifitanye imbibi n'u Rwanda mu buryo bw'icyerekezo. Rero twazanye nawe kandi ndumva nawe yarabakumbuye, yari hano muri 2008 ndumva cya ordination. Imana nidufasha azaza. Ndumva nazanye n'abandi ba komando bamwe murabazi, aba bodyguard badafite agatuza kanini ariko bafite amavi manini, badafite amaneti yirabu ariko bafite mpwemu. So nazanye aba bodyguard bamwe bankoraho bamutikura, bari hafi yanjye, bamwe baraje abandi baje. Ubwo ndatangira kuri Gustave umenyereye nka bodyguard ufite amagara makeya n'abandi bakomando bose bajyanye Gitega bahaguruke baje muri Congress. Abo ndabona ngiye ko aba bodyguard banye nta gatuza kanini, bafite amavi manini gusa akora. Abo ni abasore bamwe barangije amashuri, abandi barakoze, abandi ni abagabo b'abahungu batararushinga, ariko bakunda Imana. Bumvishe ko tuje muri Kongere bashaka kuzamo ndetse no kuzamuka. Uriya we muremure twajyanye na South Sudan, baranatubwiye ngo tumusigiye kubasa nabo. Suriya twarajyanye South Sudan, twajyanye na ndumva na Goma. So turagenda tugira mission. Rero butaha namwe mitegure ninjya ngenda nshaka bamwe muri mwebwe bamperekeze direct. Sibana sifiye basi. Ndumva Baraka we sinamwakira ari wabo. Cristiano we mwakire cyaba ari cyaha, kuko yaba ari kumubwira ko atari mu rugo. Imana ishimwe. Genese igice ni cya 31. Genese 31 umurongo wa mirongo ine na kabiri na mirongo ine na mirongo itanu na gatatu. Genesis tangiriro igice ni cya 31 umurongo ni wa 42 ndetse 53. Ndasoma n'ibindi ariko tangira aho ngaho. Baravuga ngo ine na kabiri, iyaba Imana ya data Imana ya Aburahamu. Hanyuma ijambo mushyira akarongo, ibikurikira mumfashe kubisoma. Ibikurikira banditse gute? Iyo Isaka yubaha. Ijambo yubaha ni ikosa rya traduction mu buryo bumwe, ariko mu Gifaransa baravuga n'Icyongereza bakoresheje iriya jambo.
merci. Ijambo craint cyangwa se gutinya niryo bahinduye mu Kinyarwanda kubaha, ariko hari nuance quand même, kuko craindre et respecter cyangwa honorer biratandukanye. Uyu munsi ndashaka muri uyu mwanya kubabwira abo turibo kugira ngo tuzororoke tuza abo turibo, kuko kororoka n'ubwoko bwacu bugenda bwiyongera ariko buva kuri mu kituranga. So ndashaka kuvuga identity yacu, kituranga cya mbere kiruta ibindi birangantego bita karanga muntu. Buriya muri presentation cyangwa se mu kumurika umuntu bahitamo ibyo ashaka. Par exemple, hari ushaka kumwita Dr Masasu, sondre ko yize cyangwa gute. Undi agashaka kumwita Bishop cyangwa se Apostle, undi agashaka kumwita Engineer tel. Kubera cyangwa se buriya umuntu ahita mu izina cyangwa se yishimira izina ritraduiza umutima we. Iyo bavuga dadi, kuba bivugana umutima n'akanwa kabo kuva mu mbere, babasobanuye ngo uriya mugabo dufite connection y'umubyeyi n'umwana, ntabwo ari itegeko ritagatifu, nta dadi yose turwaye. Kuko buri izina ritraduiza relationship, ritraduiza icyo uri cyo na identity. Rero uyu nguyu yitwa Yakobo. Yakobo amaze kurongora Raheli na Leya, amaze iminsi, amaze kuragira intama, arahaguruka ajya kureba mwene nyina atashye, ariko agenda atabwiye Labani sebukwe. Ahaguruka n'umugore we, bombi bagore be n'intama, aragenda. Ageze mu nzira agiye adasezeye, sebukwe arahaguruka aramutera agiye kumurekipera, kuko yajyanye ibimanamana bye, barabizi. Yanajyanye n'abakobwa be bombi, Rachel na Leya, abajyana atamubwiye. So rero kubw'iyo mpamvu bituma ahaguruka ajya kumushaka. Ageze mu nzira araye ahantu hamwe, Imana isanga uwo mugabo witwa Labani, iramubwira usiguse mutumishi wangu, ntugire icyo ukora ku muntu wanjye. Urumva ko yaragiye kugenda kumumenasa no kumugirira nabi. Noneho amaze kumukanga, Labani amugezeho yivamo, aramubwira ati iri joro Imana yitansanga wari kugira nari kuba naguhemukiye. Mu yandi magambo, nimba nitonze nuko hari Imana yambwiye ngo cisha make. Umva rero Yakobo aravuga ngo iyaba Imana ya papa virgile, Imana ya sogokuru Aburahamu virgile, aravuga Imana Isaka atinya. Mu yandi magambo, Isaka nka papa umbyara, ikimuranga si ikindi, ntiyubaha gusa ahubwo atinya Imana. Reka umuntu asome murongo wa 53 53. Ya, tu vois. 53. Que le Dieu d'Abraham et de Nahori, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Ijambo risubira mu buryo navuze kabiri kose mu gice kimwe. Yakobo asubiramo Imana ya sogokuru, Imana ya data virgile, uwo papa atinya. Urumva ko Isaka icyo umuhungu yamubonagamo, ntiyamubonyemo nk'umuntu uramya Imana gusa, ntiyamubonyemo nk'umuntu ukorera Imana gusa, ntiyamubonyemo nk'umuntu utangira Imana gusa, yamubonye nk'umuntu ugira gute utinya Imana. Noneho biruta igikorwa, bihinduka ID, bihinduka identity.
kuko umuntu avuga ngo uriya ni dogiteri kana ajya avura bakamwita dogiteri cyangwa se akamwita pastor, niyo batashyiraho izina akavuga ngo pastor wo mu cyaro cyangwa se wa hafi. Ni gutya Imana igomba kugera ahantu tugira identity ituranga no muri karte kuvuga ngo uriya mugabo nubwo utavuga izina kuvuga ngo wa mugabo utinya Imana. Bagera mu kazi bakavuga ngo uriya mugabo ikindi cyose amubeshyira ariko ikindi yagikora kubera atinya Imana. Ntabwo yubaha Imana gusa, atinya Imana. Yona igice cya mbere umurongo wa 6. Jonas Yona cyangwa Jona igice ni icya mbere umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Baravuga ngo nuko umutware w'inguge azaho ari aramubaza ati wambayutse wabayutse wa munyabitotsi we, byuka ugira ute utakira Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Bose baravugana bati nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafindura, bufindo bwerekana nde? Bwerekana Yona. Baherako baramubaza bati tubwire utumye dutezwa ibi byago. Ukora murimo ki? David, iyo ni identity. 2 uraturuka he? Iyo ni identification nayo. 3 uruwo mu kihe gihugu? Icyo nacyo nta kindi, ubwo ni nationalité. Bagira ngo kuzuza fiche ya identification ya immigration. Uri bwoko ki? Ibyo turabyumva cyane kuri no mwigo. Arabasubiza ati entre guillemets ndo muheburayo ubwoko bw'Imana, ariko si cyo gusa ntinya Imana. Sizi niba warasoma umurongo wa 9 mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, just verse 9. Umurongo wa 9. Jona NF arabasubiza ati ndo muheburayo nubaha Imana, Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Komeza. Arabasubiza ati ndo muheburayo. Mene magambo ntabwo ndi n'importe quel bwoko, n'ubwoko bw'Imana isumba byose ihoraho iteka ryose. Ndiyashubije aho ava, ndiyashubije aho ajya, ndiyashubije ubwoko bwe, ndiyashubije umurimo akora. Just yababwiye icyamusobanura neza. Aravuga ngewe ndi umuheburayo, ariko cyane cyane iyo Mana ndayitinya. So yageze ahantu yumva ko gutinya Imana bimubera identity. Bamubaje byinshi, twese twabaza byinshi. Wigize amashuri yahe? Economy. Hehe iyobe? Iyihe myaka? Prapa. Warongoye nde? Umukobwa. Wehe wa ruguru? Hehe ruguru? Hagati. Ufite metero zingahe? Metero 1 n'amasantimetero 78. Iwanyu ni hehe? Bakunda iki? Bra. Hari uburyo umuntu bagira umwirondoro. Baramubaza uva he, ujya he, ukora iki, ukomoka he? The answer was simple. Aravuga ati njewe turi ubwoko buramya Imana. Icya kabiri kindanga nuko ndayitinya. Urabona isi iragenda ituvana mu bwoba bw'Imana. Abantu benshi ntibazi ko gutinya Imana ari yo gusikwiye gutinywa. Abandi bose ku isi twabubaha, twabahesha agaciro, ariko yo hari akarusho turusha twayitinya. Urabizi gutinya Imana ni ikintu cy'umwihariko. Ndasoma umurongo mu kanya uri bubereke icyo ndi kuvuga. Abagore bose bo ku isi nabahabizu kwitama la ariko nta numwe nasoma ku munwa usibye uwo narongoye.
buri hari ikintu bikira cy'umwihariko kivuga ngo iyi ngiyi ni ya uyu tu peke yake, niyo ID, nicyo kirangantego. Mwanyumvise neza? Ndabona muri kundeba mutanyumva neza. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 7, wenda ndaza gusobanura. Petero wa mbere 2 umurongo wa 7. wa 17 sorry. Oops. Yeah, soma. Yes, please. Honore tout le monde, cyangwa se honore ni yeah. Wubahe abantu bose, wubahe umuboyi, wubahe sentinelle, wubahe ukubura, abantu bose ububahe nubwo baba ari batoye. Komeza. Bene data bo ntubahe gusa, ubakunde. France bavuze honore, cyangwa bavuga ngo show respect to anybody, cyangwa se uha agaciro buri wese kama love brothers and sisters. Hanyuma 3, fear the Lord. Hanyuma honor the king. Buri muntu bagera bamuha icyo akwiriye. Nubona mwene so, nubona umuntu umuvandimwe uwo ari wese yaba adakora akazi gahambaye, uwo nguwo umuhe agaciro. Yaba ari umugore umuha agaciro, yaba ari umwana umuha agaciro, uwo ari wese yaba afite amafaranga atayafite umuha agaciro. Bibiliya ivuga ngo umuntu wese umuhesha agaciro. Show respect, value. Bageze ku muvandimwe muri Kristo baravuga ngo uwo nguwe ntumuha agaciro gusa, ugira kandi karusho umukunde. Bageze kuri nyakubahwa baravuga ngo we ntumuha agaciro gusa, ntunamukunde gusa, we icyo arusha abandi umutima. Mu yandi magambo, nta wundi ukwiye gutinywa ko mutamfasha, nta wundi ukwiriye gutinywa. Abandi bose tubahe. Umuntu naza uhaguruke ku ntebe, muzehe yaje umuhe intebe. Umudamu wawe niyaza umusome, umuzamure, mwubahishe muhe intebe. Patroni yaza umuvane veste, ubwo ni madame mutuzi dushyushye yoza ibirenge. Ubahe buri muntu wese. Bwana asifiwe sana. Murumuna wawe niyaza nubwo ari petit frère cyangwa petit sœur, ukwagana kose yaba petit umuhe respect. Umuzamu, umuboyi, umukozi mu rugo umuhe respect. Nubwo yaba ari umukozi umwubahe nawe. Nugera ku muvandimwe umukunde, umukumbure, uvuga ati uziko maze ibintu ndabona kanaka. Maze nugera ku Mana ntuyikunde gusa, ntuyubahe gusa, ugira kandi karusho uyitinye. Ndavuze ngo uyitinye, ndavuze ngo uyitinye, ndavuze ngo uyitinye, ndavuze ngo uyitinye. Ndi kubura amagambo iki gitondo kubera nimba hari ikintu kibuze mu rusengero no gutinya Imana. Gutinya Imana ndaza kubisobanura mu kanya. Gutinya Imana hari ibyo utakora. Reka mbabwire abagabo baranzwe no gutinya Imana. Umugabo witwa Yosefu yageze ahantu ajya mu nzu ya Potifari, abo umugisha kwa Potifari, agira promotion, agira igikundiro, icyo akozeho kigatera imbere, kugeza ubwo Potifari areka gukora byose abisirekera Yosefu. Yosefu amaze kuba favored, amaze kugira favor, afite byose mu nzu ya Potifari. Umugore wa Potifari urumva ko niyo level ya nyuma, nawe aramubenguka, aravuga ati wa musore we wagize promotion, ngiye kuguha promotion zati. Arambwira none ngewe nakubengutse, nagukunze, turyamana. Bibiliya ivuga ko 1, 2,
kenshi aramwanya kugeza ubwo umudamu amufata ku ishati. Hanyuma Yosefu aravuga, ni gute nahemukira Imana yanjye ngakora icyaha kibi ku Mana atabona itaraho, ariko atinya. Bituma ajya muri prison, afungwa imyaka 2. Ararotorera abantu bavayo, ariko asigara kubera gutinya Imana. Amen. Gutinya Imana. Abantu benshi batinya amaso ya pastori, batinya umushahara wa boss atayikata, batinya opposition, batinya urusasu, batinya, ariko ntibatinya Imana. Kandi yo nikwiriye gutinywa gusa, niyo ni nk'impano idasangizwa n'abantu. Nabaha urugero rworoshye, ndavuga ngo hari ibyo nkorera abantu bose, ariko hari ibyo nkorera madami gusa, kuko we harimo unicité, harimo specificité, harimo umwihariko. Icyumba cyanjye ndaramo ntawe urukirara musite madamu. N'Imana yo habandi bindi bubahe babakunde, ariko mugira mu gutinya, gutitira, utitizwa gusa n'Imana peke yayo. Navuga Senda, navuga n'abandi benshi, navuga Dawidi. Umugabo wamuhigaga ku buzima bwe, amusanga mu mwobo we, amusanga aho yihishe gutya, uzi aduye kukwinjirana gutya, akaza wenyine, Sawuli afite ingabo zo kukwica, ukamwifatira sans protection. Maze baramubwira bati, Dawidi we, mbega ikiraka, mbega kufra, mbega promotion, mbega opportunité, nyonga ye. Uzi kubona Sawuli umwami uguhiga akwinjirana hanata bodyguard. Hanyuma arababwira ngo sinakora kuwasizwe n'Imana. Mwene magambo, simbona Sawuli, ndarenza Sawuli amaso nkabona uwamusize. Ubwo ni ubwoba. Wabatera igishinge cyo gutinya Imana. Niba mugikeneye chef wa promotion, commission, serire, niba mukeneye ibibazo byo kubwizwa no gukangurirwa gutanga icya 10, niba se ubara amafaranga kwa yayawe, niba municabwirwa amasaha yo kubyuka, kuko uwo mutinya abakangura gutinya Imana. Abantu barasamanira mu rusengero, bariba Imana, bariba n'ishinga yakura y'amashanyarazi ya streama mu rusengero. Abantu baravuga nabi abantu b'Imana, barivugisha, bariba Imana. Amen. Nakubwira, uwagutera igishinge cya kre, igisambo kimwe cyari gihagaze ku musaraba gutya, kimeze gutya, kiri iburyo, ikindi gisambo kiri hari ibumoso, bose babambwe hamwe n'umukiranutsi twa Yesu. Hanyuma cya gisambo cyagoshi kiratangira, kama uko Mungu sutoke pale na usitu depane, bushe tu wasu ya bantu ne, bushe tu. Icyo ni igisambo kimwe, ubwo kimeze gutya. Ndimagina gusa kibwira Yesu, wazuye abapfuye, wakije abanyabembe, ibimuga byaragenze, sibara kubamba, toka basi vayo natwe tudepane. Hanyuma cya gisambo kiriho kivuga ngo wowe ntunatinya Imana. Niyo introduction. Bareba uratinyuka ukabo ntunatinya, niko yavuga ngo ntunatinya Imana. Agakiza n'igize gatangira no gutinya Imana. Takindi sinzi aho cyakishije amaso cya gisambo cya droite, nimba cyarakishije amaso cyangwa we haogopa ta Mungu we. Wowe nanjye turi ibisambo, turabambwe, turabikwiriye. Uyu ni umukiranutsi w'Imana. Gutinya Imana. Ntiwatinya amaso y'abantu, ntiwatinya amaso y'abapastori, ntiwagira ikibazo. People don't fear the Lord. That's why they gutinya Imana. Bitari gutinya polisi, bitari ugutinya ubucamanza, bitari ugutinya guhomba. Uzi kureka ubusambanyi atari ugutinya sida umugera, ari ugutinya Imana.
wikwiriza ubusa nta gitugu kikuri hejuru kuko utinye ushaka gutinya Imana. Umugabo Jona aravuga ati ngewe kindanga saho nkora saho njya saho mva, ikindanga nuko ntinya Imana. Simba nitwa Yona, mva mu bwoko buramya Imana, ariko cyane cyane ID yanjye ntinya Imana. Simba ni gute bakwita mu rugo, ni gute bakwita muri quartier? Eske urangwa no gutinya Imana cyangwa urangwa n'izina umurokore ariko mu by'ukuri mubikuranga nta gutinya Imana? Simba kandi nyamara gutinya Imana ni ubutunzi bukomeye. Ngiye kubasomera gusa avantage nkeya mbere ko mvuga how. Dutangire na Yobu 4:6. Job 4:6 na Isaïe 33:6. Wahabonye wari wese nasoma Yobu 4:6, Yesaya 33 murongo wa 6. Yes please. Simple. La crainte de l'Éternel n'est-elle pas ton soutien? Mwani magambo nyakubaha Yobu, hamwe n'ibyo ucamo kubaha Imana kwawe siyo mbaraga zawe, siyo soutien. Soutien ni ikintu gikomeye cyane, niho ufatira, niyo fondation, niho ukomerera soutien. Mwani magambo don't fear. Ikigushyigikiye wa mugani wa rya jambo ry'abarundi n'abanyarwanda ngo uhagarikiwe n'ingwe haravoma. Mwani magambo ingwe guhagarikiye kufite grâce kuba utinya Imana, warukiye kumenya ko kuko utinya Imana uguhagarikiye ntazaguta. Bwana asifiwe sana. Isaïe 33:6. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Mu bihe byawe hazobaho umutekano, Yeah. n'agakiza k'umurengera, n'ubwenge no kumenya. Mm. Kubahoraho nibwo butunzi bwawe. Amen. Ako kanyuma ukavuze wihuta kandi niko ushaka. Kubahoraho nibwo butunzi bwawe. Vanaho kuba uvuge gutinya. Gutinya Uhoraho nibwo butunzi bwawe. Usubiramo 6. Gutinya Uhoraho nibwo butunzi bwawe. 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 Akanyuma Gutinya Uhoraho nibwo butunzi bwawe. gutinya Uhoraho. Na maze gukizwa namaze imyaka 4 y'ubushomeri, hanyuma ngeraho mbona akazi, ndarongora, ariko ndongoye nabwo ubutayu burakomeza ku buryo kurya damaje kwari ukwizera. Hanyuma mbona opportunity nyinshi cyane. Ndibuka rimwe umuhungu twakoraga arambwira ati Masantire, arambwira ati nureba wowe ubu warangije amashuri nti ukeneye fiance nti ukeneye kuzashaka nti twebwe dufite uko tujya dukora ahangaha imbaho tugakora tukiekipa twiprepara kuzashaka. Nda kagira inkuru nanjye se fasha nanjye ni ekipe. Harambwira ati oya wowe ntiwarushobora. Ndabwo urambwira uko mubigenza mutera imbere none ukamwe usirabishobora kukiza. Arambwira ngo yawe apana. Ndamupressa arambwira ati oya ndamaza kukiza. Nkeneye igitanda ndacyari ku cyo mu rugo, nkeneye intebe, nkeneye byinshi. Arambwira ati oya ati kubera imbaho tuzifata kuri kope. Mwayumvise? Imbaho tuzifata mu buryo bwa magendo, mu buryo bwa bana credit fraude. None wowe
uko tukuzi ntabwo wabyemera. So niyo mpamvu ntutumena amatwi. Simple. Ndavuga sawa. Hanyuma aranseka. Ataha arakiranutse. Ngaho tuzareba kuza. Amaze kumva ko ntabikora, akubitamo akantu kakritisi ko kuvuga ngo ubusasha wozo bakaryari intebe uzazikurahe. Nyuma y'amezi atandatu ninjye wabaye wa mbere kugura amadiva meza bitaga Zaire Comfort. None arambaza wabivanye he? Kubaha Imana, gutinya Imana nibwo butunzi bwanjye. Butuma Imana igucira inzira aho itaka gucira. Abantu benshi batunze ibintu byabarya, batatangira indayi, bakica bagatunga, bakiba bagatunga. Ariko la vraie prosperity, hagakiza nyako, ubutunzi nyabwo n'ugutinya Imana. None se Yosefu amaze gutinya Imana, yanze guhemuka, ntimuzi byabaye. Yagiye muri prison, yava muri prison yagiye muri primature nta matora. Kubera gutinya Imana byatumye ajya muri prison, aremera ararengana, ariko vayo ayobora Egiputa cyose n'imyaka yose kubera gutinya Imana. Ishengero ntabwo ari ahantu baterana buzuramo imirongo, icyo ni igiporoti. Ishengero ni ahantu abantu baterana biga gutinya Imana. Ishengero si ahantu abantu bakusanya bagashyushyana. L'église n'est pas un rassemblement d'échauffement. C'est un cadre où on apprend à craindre profondément l'Éternel. Umunsi ntibyatinye Imana, hari ibitazakoreka mu gihugu. Iyo utinye Imana hari ibyo udakora, kandi ntukorera amaso, ntukorera n'igitugu, ukorera utinya. Bibiliya avuga gutya ngo la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nta butunzi bukomeye ku isi kuruta ubwenge, kandi buvahe mu gutinya Imana. Iyo utinya Imana ugira ubwenge abandi badafite. Abo tungana ntitunganye ubwenge. Je suis plus sage que, kubera gutinya Imana. Ngiri na mutoya no mu myaka uzarebe umwana mutoya ukijijwe nyabyo atagenda mu bya ikigare. Umwana adolescent ukijwe, mfite umukobwa wanjye niho akigera 22 arahagira 23 muri September. Ariko yovugana nawe urumva afite imyaka nka 33 40, maturité iri hejuru kandi nta kindi kivamo. Nuko kuva akiri muto yagize Imana yo kumenya Imana no kwitinya. So when you fear God, you get more wisdom. Kandi wisdom niyo richesse byose. Nta kindi. Yosefu yayoboranye no gutinya Imana. Dawidi nimba yitwa umuntu c'est le cœur de Dieu, gutinya Imana. Gutinya Imana ntako wabyiranya. Gutinya Imana byitwa gutinya Imana. Gutinya Imana soko ntabwo ari amaso nuko. Ishengero ry'Imana rigwiriyemo abantu batinya Imana. Imana igaragaramo ibitangaza bidafite umupaka. Impamvu ntabwo Satani yabatinyuka, kuko kudatinya Imana niko gufungurira umwanzi inzira akatuyobya tukagirana nayo amasezerano tuzazira the whole life. Gutinya Imana ni ukuvuga ngo man cyangwa se wasi. Narangije amashuri mfite 22 ans, 22. Ndangiza amashuri nka ingénieur muri électronique, ibintu bya centro bya télécommunication. Ndangije amashuri numva ndagasore, ariko Imana igira neza. Mu mwaka wa nyuma ndiho ndandika memoire, nkizwa gutyo mu kabari,
ndakizwa ndi kuri boîte nicaye gutya kuri comptoir hafi mfata icupa rya Heineken. Icyo gihe Heineken ndiyabaga muri Afrika, yavaga mu Budage gusa, nari nkomeye. Ubu ngubu byabaye normal. Ndibuka icyo gihe ndi gutya nicaye kuri comptoir gutya ndakizwa. Maze gukizwa mbwira Yesu ko wampaga chance kera ntarakizwa, none nakijijwe, Cecile uzampa akazi kandi keza. Ati Imana imfata 4 ans, iranyonganyonga irankandagira, shaka akazi karanshaka, nditwahura ndashomera professionnellement. Hanyuma kugeza ubwo nkora test ikagera ku mwisho bakanyima akazi. Noneho wanyuma wabaye rumariza wandangije ni umudamu wayoboraga ressources humaines y'ahantu bita office de route. Uwo mudamu maze kora test eshanu, psychotechnique, technique, interview, ama test nk'atanu. Hanyuma arambwira ngo nze rendez-vous, turicara gutya, arambwira ngo ubahe. Namubwira ni mba muri Zaire, yari Zaire icyo gihe. Arandamubaza kucyo mbajije, arambwira ngo so turagacucu cyangwa urakagoma. Ese kuki ndagacucu? Arambwira ngo ntabwo byumva, urabona ukomokaye? Mubwira aho nkomoka. Arambwira atari ko se wagacucu we, urabona uzabona akazi gutyo gusa, ibintu bibiri, turyamane cyangwa uzane icupa rya champagne na envelope, kugira ngo ubu ngubu engagement yawe iri mu biganza byanyu. Ningira ngo kazi nakuye, ningira ngo kazi nakuye. Yabivuze areba hasi, yabivuze andeba version direct, andeba mu maso. Ndamureba, nari maze imyaka. Uwo munsi mu gitondo mama yari yantutse, mama umbyara arampamagara ambwira ngo Rini we, banyitaga Rene, mama rakabyita Rini, niba ari Kilatini niba ari kinini sinzi uko yabivugaga, yambyitaga Rini, ubwo ni nka Rene wenda mu Kinyarwanda sinzi. Habwa Rini we, icarangasha, arambwira we, mumaze imyaka 4 warangiye amashuri university, ntukora ntacyo uzana, mu gitondo yese hasta yese urarya imitsi y'abandi. Arambwira twari mu kwezi kwa karambwira ngo mu kwezi kwa 9 ndakubwiye uzafata utuntu twawe inje ushaka hujye, ibyo kubanga kurya imitsi y'abandi uwo ntabwo ari mukadata, ni mama. Imana igiye gukora iragutigisa. Ndavuga Mana we, ubu senzabu wanyu, mama arandutse, papa mbonye aravuga ngo dore agira dore uko kisa, agira atya aravuga dore ubwanwa bwayo ntikizi no kogosha ubwanwa, agira atya afata agapake k'inzembe kari kuri etage, harakandera ngo afata ajya kogosha ubwanwa. Hamunyeshyamba we, papa arande, mama arande, abavukanye banjye bo ko nawe aryo harya abantu batakumva, kandi si ngombwa ko bakumva. God alone may understand you. Ndahagarara ndagibwira Mana ko ntabwo ndi umuswa, ko nshoboye. Mama akambwira gacucu, hano fata icupa rya whisky uripfunyike ushyire mu envelope. Igituro ntabwo ari icyaha cyawe, ni icyaha cyo wakira. Umva yetewe ngo icyaha ntabwo ari cyo utanga cyane. Mama arambwira urapfunika ubusa, we genda utange, ariko mwigize ibintu by'abarokore. Yes abandi bahungu barasenga bagashyira mu tuzi dukiya Maria n'ishapure, wewe mwareruye Yesu, Bibiliya Yesu niyo mpamvu ndakazi. Maze mama arambwira genda utange. Uwo munsi ngiye kureba resulta, uwo mudamu akubita mu gitebo, arambwira turyamane. Nari mfite nka 27 ans. 2 uzana amafaranga, agira icyo afata ikaramu, ton engagement dépend de moi. Si je fais ça, tu es dedans. Si je fais cela, tu es dehors. Umudamu andeba gutya harataha yanaboga vrema. Maze Satani arambwira agupropose ibintu byoroshye, amafaranga gusa wanamuha ukora byombi, uyamuhe kuri umuseribateri, unamuhe munaryamane byombi, unongera uyagifata.
hanyuma Imana irambwira numara kubikora ntabwo uzatanga ubuhamya, kandi ikintu cyose uzahabwa utashingira intahe ntabwo kizaguhesha umugisha, kandi wowe ikikuranga ni ukuntinya. Nibuka ama opportunity yose nabonye naretse kubera gutinya Imana. Uyu munsi ntabwo ndimbwa, ndi umugabo pe ukomeye cyane cyane, kuko ndi umugisha ku bihugu, urenze n'imiryango, ndi umugisha ku bihugu, ariko sinari kubikora ntatinya Imana. Gutinya Imana, gutinya Imana, gutinya Imana, gutinya Imana. Ese mbivugene buri hari igihe umuntu abura amagambo asobanutse kuvuga ibintu. Gutinya Imana simple. Gutinya Imana bituma utarenganya umuntu kubera ubwoko naho ko. Gutinya Imana hari ibyo utagambana mu nyuma. Gutinya Imana utinya iby'Imana, utinya inzu y'Imana, utinya abantu b'Imana. Gutinya Imana hari icyo utavuga n'icyo gutinya Imana hari utasabana. Gutinya Imana hari utajya, hari utegera. Gutinya Imana biraguhitishamo. Gutinya Imana, gutinya Imana. Abantu barasakuza burokore, ariko wareba crainte afite y'Imana, il est prêt à tout, ça dépend de la fatigue. Gutinya Imana ukageraho wiba amaturo, gutinya Imana ukageraho uza muri korari ugasambaniramo, gutinya Imana ukajya ku gikoresho cy'Imana gutya waraye habi. Gutinya Imana, kutatinya Imana ikageraho utinyuka, amen, wumva ko nayo ini club. Kutatinya Imana wa mugani, this is something you can understand. Ibi ni bikomeye, this is the Bible. Ariko ubungubu gusenga byabaye nka club, wanze kurara mu rugo ari izira dimanche, ni nko kujya gukora siporo kuri tennis club. Hoya rwose, iyi ni inzu bigiramo gutinya Imana, kandi gukura mu mwuka si gukura mu mirongo, ni gukura mu gutitizwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo uriya mugabo hari ibyo atakora. Imigani 8:13. Imigani 8:13 n'Abaroma 12:9-12. Iyo mirongo turangirizaho tugasenga. Badufashe gusoma Proverbe 8:13 na Romains 12:9-12. Subiremo ya umasoma nacyo. Simple. Rekera ugasubiremo kabiri. Tena rindi rya nyuma. Gutinya Imana si ugutitira, si n'ibindi. Ndashima iyo definition. Gutinya Imana ça ne signifie pas autre chose qu'une seule chose. C'est quoi? Mumbwire hene ni opposé kuki? Definisa hene. Ndashaka ko mumbwira hene. N'urwango ariko rutoroshye. Barwango rukaze nzuko nabisobanura. Njya mbwira abanyarwanda yiba ibyabaye mu Rwanda no mu rundi Rwanda ahangaha by'inzangano y'amoko, aho umuntu atema papa, agatema mama, agatema umuhungu mukuru, agatema umutoya kugeza ku ruhinja, agasubira ku mudamu arebe niba adafite inda, agafungura inda y'umudamu, akavanamo ikibondo, akagikubita ku kibambasi. Ibyo ntabwo gusa ari ikindi, ibyo ntiwabyita ngo il est en colère. Oya, ibyo nicyo bita la haine. Iyo niyo hene, nakongera ijambo hene parfaite. Ndagasoma mirongo umwe nuko amasaha yanjye yashize.
Rome wende nafasha Rome ya indi navugaga 12:9. Ko mutamfasha se wabonye wari wese aho yaba asome gusa ya bera mama urukundo rube rudafise ubujyajya. J'aime le mot horreur ni iki? Non, avoir un horreur s'ubwoba gusa. Horreur s'ubwoba, tu peux avoir quelque chose en horreur atayitinya kubera tu répugnes ça, c'est ce qu'on a. Le français, le mal en horreur. C'est harimo sesemi, harimo ya Kinyarwanda baza kivuga neza aho ngaho. Reka Munyarwanda asome cyangwa Umurundi. Ako kantu niko dusomera hahandi. Dusome mu izina rya Yesu. Urukundo rwanyu goye kuba uruheyiheyi. Mwanka ibibi mu matane n'ibyiza. Oya mba kwanga ni Kinyarwanda ya. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Mwange ibibi urunuka muhorane n'ibyiza. Mwange ibibi urunuka. Mwange ibibi urunuka. Mwange ibibi urunuka. Mwumva kwanga ibibi urunuka. Umudamu yarambwiye ngo pastori nti sengera umugabo wanjye cyangwa umuhabara wanjye kundi umugore wa kabiri amveho. Njyewe narane no kumureka ariko we amveho. Ndamubwira are you serious? Urashaka kumuvaho? Ati ariko we namvaho. Ndavuga dusenge gute? Senga akora amakosa ngira icyo muziza. Mazimana nayo yumva gusenga amasengesho nayo ni atari. Umugabo avuye mu rugendo araza yicara gutya hafi y'akazi atabizi ku ishuri, afite agakobwa ka segondere agashyira ku modoka kicaye imbere gutya agakobwa ko muri 5e segondere gafite uniforme n'ibitenge gaye buri buhindu. Umudamu akora iruhande kuri banki nationale aje abona agakobwa kari imbere wowe urinde akarubaza wowe surinde. Hanyuma asohoka agakobwa mu modoka. Umugabo waje amukubitisha mu muhanda hagati wamuhabarawe hata bararwana hataya yababaye haraduhamagaza byacitse. Ndabubwira ntiwafite se ko yakora amakosa yakoze yuzuye ariko wapi byabonetse. Undi nawe aratubeshya ngo yatanye n'umuhabara tujye gusanga imyenda y'umuhabara yose iriwe. None sutana n'umuntu ukamubikira imena. Abantu bangana n'ibintu bakabigira neza. Wasiga kopini ukajya mutelefona gato umunsi ngo mwanganye uracyakomeza. Yo wanga ikintu ujya kuri extreme yiwe. Ntabwo cyanga gentil. Umudamu yabwiye pastori ko mfite ikibazo ndatiki akayoga karanzonze nubwo nsenga nkuzura mpwemo ariko akayoga. Undi ati sene akayoga ati saka mukabari ko ni icupa rya whisky riri imbere y'igitanda. Yongeye kuryama mezire ya nyuma nicyo kibazo. Arambwira urashaka igisubizo? Ati genda umene icupa. Ati byo nibyo ntarashobora. Urumva ko abantu benshi Zaburi 139 ariko bagenzi banjye ko Zaburi 139 murongo wa 23 cyangwa na kabiri aho ngaho sinzi 139 psalm 139 verset ubanza ari 20 cyangwa 20 aho ngaho nindeba ndababwira ya 21 na 22 hanyuma wenda na 21 nta kibazo. Ngaho Zaburi 139 umurongo wa 1 ndetse na kabiri ngaho na gatatu mwasomye. Turasoma mu izina rya Yesu. Yes please. Mbanka urwanko rwuzuye kuri jewe n'abansi. Mana nsuzuma umenye umutima wanje. Nuncace umenye ibyimviro byanje. Rekeraho ndashaka igifaransa haruguru atanye kuri 20 ndumva watanye 20 cyangwa se wenda 50 ya.
Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui se lèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Parfaite haine. Je les hais d'une parfaite haine. Umukobwa wanze na parfaite haine. Abwira umugabo ntukongere kundeba mu maso. 2. Telefone yawe nimero ngiye ndayisibye. 3. Amafoto yose twafatanye ndayatwitse. 4. Impano zose wambaye training kirote choma. 7. Aho bazakuvuga nzarwara umutwe. Apani bibimu. Reka negera aho ngaho kuko ntabwo kuvuga menshi ariko yamara, but ikituranga ntabwo ari amagambo menshi. We are not a church just because we gather. We are here to feel. Kuogopa, hapana kuheshimia tu. Kuogopa. Non seulement respecter, honorer et aimer Dieu, mais au-delà de cela, nous craignons. Craindre. Et cela signifie rien d'autre. Avoir le mal en horreur. Haïr le mal correctement. Igihe abantu bakizwaga kera batwega ibitabo bakoresheje bakabitwika bifite amafaranga menshi kubera bagaragazaga ko banzi kibirunuka. Reka ndangiriza aha ngaha. Turagiye gukora umurimo w'Imana ahandi. Since daha mikoro Bishop Bosco asenge ishengero zizaba ryinshi, abarokore bazaba benshi, n'abafana bazaba benshi, abatinya Imana nibo bake. Sinshaka ko muba nimba muri abana banjye nubwo nanjye ngikoraho mu gutinya Imana, ntimukarangwe n'amagambo, murangwe no gutinya Imana. Reka bavuge ngo uriya shengero ritinya Imana, ritinya Imana kuko bari abantu bagira ikibaranga gutinya Imana.